Amahoro bwoko bw'Imana ndabasuhuje aho muherereye hirya no hino ku isi. Bwoko bw'Imana, yego dore ko mudahwema kumenyekanisha ikiwacu mu gihugu cyo mu ijuru batumenyesheje kugira ngo tumenyeshe bagenzi bacu nabo babimenye, dore ko ari ibyiza ntabwo tubyihererana. Rero icyiza cy'agaciro dufite nuko tumenyekanisha ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ubwoko bw'Imana rero muherereye hose, amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana bigwire muri mwe, mubeshejwe no kumenya Imana na Yesu umwami wacu. Ubasuhuza ni mugenzi wanyu Sibomana Anastase, ubwoko bw'Imana nyirizina. Turi muri cya kiganiro tumenya amateka mu iyobokamana, ikiganiro kinyura kuri Radio TV1 buri munsi. Nimugahweme kubana natwe dore ko tuhigira byinshi ari byo by'agaciro kuri twebwe ndetse na bagenzi bacu ndetse n'abazadukomokaho. Rero ubwoko bw'Imana aho muherereye hirya no hino, twibukiranye yuko intego yacu twebwe abayoborwa n'umwuka w'Imana ni ukumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana, yego, ndetse by'umwihariko tumenyekanisha inzira yo kujya mu bwami bw'Imana, dore ko ubutumwa bwiza cyangwa ijambo ry'Imana ari ryo riraza guhesha abantu kuba ubwoko bw'Imana ndetse no kwiburwa n'umwuka w'Imana. Ubwoko bw'Imana tugiye kurebera hamwe yego incamake y'amateka yaranze iyi tariki ya 17 z'ukwezi kwa mbere mu mateka yabayeho ku isi, yego, mu bijyanye n'iyobokamana. Incamake rero yaranze aya mateka. Muri aya mateka yaranze iyi tariki turabonamo Anton ufatwa nk'uwashinze imyemerere ya Gikristo, yari yariyemeje kubaho mu bwigunge n'ubukene bukabije. Muri iki kino kiganiro tumenya amateka mu iyobokamana turabonamo igikorwa nyamukuru ugomba gukora, ugomba kwitaho mbere y'ibindi bikorwa byose. Yego, ubwoko bw'Imana nyirizina tuzi yuko duterwa ishyaka no kwiga ijambo ry'Imana ndetse no gusobanukirwa icyo Imana Data twese ishaka kugira ngo abe aricyo dukora, kugira ngo dukore igikwiriye nk'abana b'Imana bazagororerwa mu bwami bw'Imana. Rero ubwoko bw'Imana ndagira ngo n'ubundi nk'uko tubizi, buri gihe, buri hantu, kuri buri gikorwa duhuza umutima ku by'iwacu mu ijuru. Niho dusanga n'ubundi ikintu umuntu aharira igihe kirekire mu buzima bwe, agatanga imbaraga n'ubutunzi ku bw'intego y'icyo kintu. Icyo kintu niyo Mana ye, cyangwa icyo kintu nicyo kiraza guhishura Imana ye nyirizina. Ubwoko bw'Imana tujye ku makuru cyangwa amateka yaranze iyi tariki ya 17 z'ukwezi kwa mbere ku buryo burambuye. Turebe iya mateka ku buryo burambuye ariyo tumaze kuvuga haruguru mu ncamake. Ku buryo burambuye turebe ku ya 17 Mutarama mu mwaka wa 356 Antoni wo muri Egypt ufatwa nk'uwashinze imyemerere ya Gikristo yapfuye afite imyaka 105. Yiyemeje kubaho mu bwigunge, yego, n'ubukene bukabije. Yego, uyu Antoni yajyanye na bagenzi be babiri mu butayu igihe yamenyaga urupfu rwe. Yego, ari hafi gupfa, bategetswe kumushyingura nta kimenyetso bashyize ku mubiri we kugira ngo umubiri we utazigera uba ikintu cyo kubahwa. Yego, aya mateka twatangarijwe n'ubundi n'urubuga rwitwa christianitytoday.com. Yego, bwoko bw'Imana tugiye kureba kuri aya mateka, noneho tuze kureba icyo arimo kutumenyesha, turebe icyo tugomba gukora twebwe nk'ubwoko bw'Imana. Ubwoko bw'Imana ntabwo mu gihe cyo kureba kuri aya mateka nyirizina siyo dutindaho gusa, ahubwo adufasha kugira ngo tuvumbure, tunashakishe icyo tugomba gukora nk'ubwoko bw'Imana, bitatubujije no kureba imbere icyo Imana igumye ishaka kuri twebwe kugira ngo abe aricyo twubahiriza. Dore ko turimo kubona uyu Antoni cyangwa Anoni wari uwo muri Egypt, wari uwo mu Misiri. Iki gihugu n'ubundi mbere cyitwaga Kemeti. Iyo tugiye mu mateka ubona yuko ari ryo zina cyari gifite, kiza guhindurirwa izina, mbere cyitwaga Kemeti. Rero uyu nguyu Anoni cyangwa Antoni wo muri Egypt, mu gihugu cyahoze cyitwa Kemeti,
yafatwaga nk'uwashinze imyemerere ya gikristo. Yego rero akaba yarapfuye afite imyaka 105. Turasanga icyigisho arimo kutwigisha tugomba kumwigiraho, ubuzima yabayemo yanyuzemo tugomba kumwigiraho, ibyo tumwigiraho ntabwo ari byo tugenderaho gusa, ahubwo byiyongera ku cyo tugomba kubahiriza nk'ubwoko bw'Imana dukoresheje ubwenge bwacu bwose n'umutima wacu wose n'imbaraga zacu zose n'uburyo bwose dufite kuba twagagombye kunoza icyo Imana ishaka ko twakora nk'ubwoko bw'Imana. Turasanga ahangaha yariyemeje kubaho mu bwigunge n'ubukene bukabije. Nyirizina ibingibi yabikoze mu buryo bwo kugira ngo habeho gusigasira kubahiriza icyo Imana ishaka yuko yakubahiriza, cyangwa kubahiriza ubuzima Imana imushaka. munyihanganire ubwoko bw'Imana, ibibaho by'uburwayi. Hano turakomeza tureba nyirizina icyo Bibiliya iraza kuvuga. Uyu nguyu Antoine turaza gusanga yariyemeje kubaho mu buzima bw'ubwigunge ndetse n'ubukene bukabije, ari ukugira ngo aze kubasha gukora icy'ingenzi cyangwa icy'agaciro. munyihanganire icyo cy'agaciro nk'uko twabivuze mu ncamake y'aya mateka, tuvuga ko turi buze kurebera hamwe igikorwa nyamukuru ugomba gukora cyangwa igikorwa nyamukuru ugomba kwitaho mbere y'ibindi bikorwa byose. Ni ukuvuga ngo icyo yaragize intego nyamukuru ntabwo yari ukugira ngo yikenure mu buzima busanzwe cyangwa abeho mu byishimo byo muri ubu buzima bwo kuri mubumbe w'isi, ahubwo munyihanganire ibyo yabagamo byose n'ibyo yanyuragamo yasigasiraga igikorwa nyamukuru cyo kugira ngo abashe kubahiriza icyo Imana ishaka ko yakora akiri kuri uyu mubumbe w'isi. Niho turareba n'iki jambo ribivugaho, dore ko tubonye ko turimo kumwigiraho kuba twakwicisha bugufi kubw'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ntitube twakwishyira hejuru turimo gutsikamira ubutumwa bwa Yesu Kristo, cyangwa nicyo twamenyeshejwe n'Imana mu byanditswe muri Bibiliya, ahubwo tugaharanira buryo ki hashobora kubaho no gutsikamira imibereho iyo twakwita myiza, ibyo twakwita ibyishimo byo muri iyi si bikaba byatsikamirwa, ariko tukubahiriza icyo Imana ishaka yo nyirizina. Rero niho turasanga mu rwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi ibice 3 umurongo wa 7 kugera ku wa 9 habivugaho cyangwa herura icy'agaciro tugomba kwitaho cyangwa igikorwa dukwiriye kwitaho mbere y'ibindi bikorwa byose. Rero mu rwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi ibice 3 umurongo wa 7 kugera ku wa 9 haravuga ngo nyamara ibyari indamo yanjye nabitekereje ko ari igihombo ku bwa Kristo, ndetse n'ibintu byose mbitekereza ko ari igihombo kubw'ubutunzi butagira akagero, ari bwo kumenya Kristo Yesu. Kubw'uwo nahombye ibyanjye byose, ndetse mbitekereza ko ari amase kugira ngo ndonke Kristo, kandi mboneke ko ndi muri we, nafite gukiranuka kwanjye kuva ku mategeko, ahubwo mfite ukuzanwa no kwizera Kristo, ariko gukiranuka kuva ku Mana guheshwa no kwizera. Bwoko bw'Imana, ngira ngo iki jambo ry'Imana ribishimangiyeho tukibonyeho, turimo kubona uyu Antoine yari ari mu murongo wa nyawo w'iki jambo ry'Imana ritubwira. Rero niho turimo gusanga n'ubundi cyo tugomba guha agaciro nyirizina tugomba kwitaho nicyo ubuzima bw'ahazaza. Ubuzima bw'ahazaza turaza kubuheshwa, kandi nawe ushobora kububona ubwiza bw'ahazaza. Yego, ubuzima bw'ahazaza bwiza nawe ushobora kububona cyangwa kubusingira atabuheshejwe na Kristo Yesu wenyine. None Yesu Kristo we araza kukubuguhesha mu buhe buryo? Yesu Kristo araza kubuguhesha kuko
wamwizeye yuko yagupfiriye ku bw'igihano wari ukwiriye cyangwa ku bw'urupfu wari ukwiriye ku bw'icyaha cyari kikurimo, ukizera yuko icyo gihano yagihawe. Icyo gihano iyo wizeye ko wagihawe, uhabwa gukiranuka kwa Yesu Kristo. Uko gukiranuka iyo ugushyikiriye cyangwa uguhawe ubiheshejwe no kwizera ko yagupfiriye, icyo gihe uba usingiriye ubuzima bw'ahazaza cyangwa uba usingiriye kuba ubwoko bw'Imana, uba usingiriye kuba umwana w'Imana, uba usingiriye kuba umukiranutsi, uba usingiriye kuba umutagatifu, uba usingiriye kuba uwera imbere y'Imana. Rero icyo ni cyo cy'agaciro. Icy'agaciro turimo kubona nuko turaza kubiheshwa nuko twizeye yuko Yesu Kristo igihano cyari kituriho yarakizize cyangwa yaragihowe. Icyo gihano cyabaye kuri we. Uwizeye yuko icyo gihano rero Yesu Kristo cyamugezeho kubwe, icyo gihe uhita uvuka ubwa kabiri, uhita uba umukiranutsi, uhita uba ubwoko bw'Imana, ukaba ubaye umuragwa w'ubwami bw'Imana diregite ako kanya. Rero ubwoko bw'Imana, mbashimiye yuko mutajya muhwema kubana natwe kuri uyu murongo, kuri aya mahirwe twahawe yo gusangiriraho ukuri kw'ijambo ry'Imana mu buryo bwuzuye, ndetse tunahamenyera inzira y'ukuri ijya mu bwami bw'Imana. Niho rero turimo kubona icy'agaciro dukwiriye gukora kandi dukwiriye kugundira, ni ugutunga Kristo muri twebwe, ni ukugira Yesu Kristo, ni ukumumenya. Yego rero icyo ni cyo cy'agaciro. Tubere muri rino jambo byumve n'uburemere bwabyo n'uburyo bigenda. Mu rwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi ibice 3:7 kugera ku 9 havuga ngo nyamara ibyarindamo yanjye nabitekereje ko ari igihombo ku bwa Kristo. Niho ijambo ryigaragaza yuko ubwoko bw'Imana ntabwo twita ku by'ubu buzima bwo muri iyi si cyangwa mu byo tunyuramo kuri uyu mubumbe w'isi, ahubwo icyo tuha agaciro nubwo ni icyo mu buzima bw'ahazaza, kandi tukaba twarabishyizwemo cyangwa twarabyirijwemo n'umuhuza wacu n'Imana ari we Yesu Kristo. Nyamara ibyarindamo yanjye nabitekereje ko ari igihombo ku bwa Kristo, ndetse n'ibintu byose mbitekereza ko ari igihombo ku bw'ubutunzi butagira akagero. Ubutunzi butagira akagero ni ukwizera Yesu Kristo yuko yagupfiriye ku musaraba i Golgota, azira ibyaha byawe, ari byo wakomoye kuri Adamu. Yego ari bwo kumenya Kristo Yesu. Ku bw'uwo nahombye ibyanjye byose, ndetse mbitekereza ko ari amase kugira ngo ndonke Kristo, kandi mboneke ko ndi muri we, nafite gukiranuka kwanjye kuva mu mategeko, ahubwo mfite ukuzanwa no kwizera Kristo, ariko gukiranuka kuva ku Mana guheshwa no kwizera. Bwoko bw'Imana, ndabashimiye yuko twigana byinshi cyane hano, kandi ntitubyihererane ahubwo tukabimenyesha n'abandi. Nimba hari icyiza wamenye, wikiherana kimenyeshe n'abandi, kuko nta biguzi bihari ku butumwa bwiza. Nawe twishyuza, nawe dusaba ko yadukorera serivisi iyi kugira ngo bamenye ubutumwa bwiza. Oya, nawe bumenyesha abandi ubu butumwa bwiza, kugira ngo hatabaho kubyihererana mu buryo bwose bushoboka. Koresha imbuga nkoranyambaga zose ukoresha ariko umenyekanisha ubutumwa bwiza. Ikiganiro wagishyira kuri stati kikamubonwa n'abantu benshi, wacyohereza mu magurupe atandukanye, wagishyira hirya no hino mu buryo bwose ukoresheje ubwenge bwawe n'imbaraga zawe zose n'amafaranga yawe yose n'uburyo bwawe bwose uzi, ukamenyekanisha ubutumwa bwiza. uba ukoze icy'ingenzi. Niho turaza dusanga n'ubundi ku gisubizo ku kibazo twari turimo twibazaho, cyangwa ku ntego twari turimo tuvugaho, tuvuga ngo igikorwa nyamukuru ugomba kwitaho mbere y'ibindi bikorwa byose, nuko uba ufite urufatiro cyangwa ufite ubuzima bw'ahazaza cyangwa ufite kuzabaho by'iteka, ubanye na Kristo, ubiheshejwe no kwizera Yesu Kristo nk'umucunguzi wawe. Ubwoko bw'Imana, ndabashimiye. Ubwoko bw'Imana buri gihe buri hano kuri buri gikorwa duhoza umutima ku by'iwacu mu ijuru, kandi nyirizina intego yacu ni ukumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana, ndetse by'umwihariko kumenyekanisha inzira yo kujya mu bwami bw'Imana. Ndabashimiye,
amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana bigwire muri mwe mubeshejwe no kumenya Imana na Yesu umucunguzi wacu. Murakoze cyane.